Bwoko bw'Imana, reka dushimire Imana yacu iduhaye kongera kubaho muri uyu munsi, aho ibonye ko bikwiriye ikadutiza guhumeka. Iyo Mana nziza idukunda cyane ntihabwe icyubahiro. Nanone tuyishimire ko yemeye ko mu gihe gisa n'iki ngiki icisha amagambo yayo yandikishije mu mpapuro zera mu bagaragu bayo, kuko yabikoze no mu bihe byashize iyacisha mu ntumwa n'abahanuzi, kugira ngo muri iki gihe habashe kuboneka igihumuriza imitima ya benshi itenebutse itagira ibyiringiro, muri iyi si y'ingorane itabasha kubonerwamo ibisubizo byuzuye, abantu benshi bahangayitse. Nayo mpamvu nkurarika muri uyu mwanya ngo amagambo nk'aya abe ayo guhumuriza umutima wawe no kukwibutsa ko mu ijuru hari Imana idukunda cyane, itwifuriza kubaho neza nubwo turi mu isi ibibazo, kuko hari amasezerano yagiye itanga kandi ayo masezerano akaba ari ay'ukuri ku bayizera. Imana Data wa twese ibigufashemo mu izina rya Yesu. Igihe Umukiza wasezeranywe yakoraga umurimo hano ku isi, ari kumwe n'itsinda ry'abigishwa yari yaratoranije, ubwo yari amaze imyaka 3 n'igice ari mu murimo wo gukiza, ari mu murimo wo guhumuriza, ari mu nshingano zo kubohora abari baboshwe, bari bafite ingoyi zibaboshe kandi zitabasha kubohoka batabohowe nawe. Igihe yasozaga iyi nshingano mu buryo bw'umubiri, niwe watanze isezerano kandi isezerano ry'ukuri ridakuka, aho yabwiye iryo tsinda ry'abigishwa n'abandi bagombaga kuzigishwa n'aba bigishwa amagambo meza ahumuriza imitima yabo n'iy'abandi bagombaga kuzayumva, ndetse harimo natwe muri iki gihe, aho tugiye kwigana amagambo meza afite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese aje yakumenya. Mbese aje yakumenya muvandimwe wanje? Mbese uwo ninde? Mbese uwo azaba aje gukora iki? Mbese uwo nguwo afite gaciro ki mu bugingo bwawe, mu bugingo bwanje? Ndagira ngo duhurire mu gitabo cya Bibiliya, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana muri iki gice cya 16, aho tubasha gusoma kuri uyu murongo wa 27, umurongo wa 27, aho Yesu yagaragarije iri tsinda ry'abigishwa ndetse n'abandi bari bamuteze amatwi, aribwira ati kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Murongo wa 28, Data uyu nguyu wavugwaga ni Data utubeshejeho, ni Data udukunda cyane, ni Data wemeye ko uyu munsi tuba tugihumeka. Navuye kuri Data, ni ku murongo wa 28 uvuga nza mu isi, kandi sindayivamo nsubire kuri Data. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Yesu mwiza yararangije inshingano ze nk'uko nababwiye mu buryo bw'umubiri, ariko iyi nshingano yaragiye kuyisigira abigishwa n'abandi bose bazizezwa n'aba bigishwa kubw'ijambo rye, kuko Yesu igihe yasabiraga iri tsinda ry'abigishwa muri iki gice cya 17,
aho yagaragaje uburyo yatumwe nawe agatuma abandi. Ku murongo wa 18, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Mbega amagambo meza! Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo nabo babe umwe nk'uko uri muri nje Data, nanjye nkaba ndi muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwene Data, iri ni isezerano ririmo ibyiringiro. Isezerano ryagaragazaga yuko iri tsinda ry'abigishwa ryari ryarabonye ibihamya bigaragaza yuko uyu mwigisha yavuye ku Mana, kubw'ibitangaza yakoze mu isi, kubwo kuba yaragaragaje imbaraga zirenze iza mwene muntu. Tekereza nawe, umunsi umwe Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro yaratangiye no kunuka. Imbaraga yari muri uyu mwigisha yazuye Lazaro. Umunsi umwe agakobwa kwitwa Yayiro kari kapfuye. Imbaraga yari muri uyu mwigisha ibasha kongera kukazura. Mbega imbaraga itangaje! Yahumuye impumyi, yakijije abarwayi benshi bari bamaze igihe bafite uburwayi budakira, abaganga bari barananiwe. Uyu mwigisha yakoze ibitangaza birimo kugaburira abantu benshi, kandi abagaburiye akoresheje ifi itarenze 1 cyangwa 2 n'agakati kamwe. Uyu mwigisha ibye byagaragazaga yuko ari umwigisha wavuye ku Mana. Niyo mpamvu yagaragaje yuko abigishwa bari barabisobanukiwe, kandi ababwira ngo muzi ko navuye kwa Data kandi yuko ari wantumye, ariko ndasubira kwa Data. Iri sezerano yahaye abigishwa bavandimwe, ndagira ngo buri wese yongere aritekerezeho, mbese aje yakumenya. Musi umwe musore yakundanye n'umwana w'umukobwa, baba inshuti kandi bahana isezerano yuko bazabana, kandi bakaba mu rugo rumwe, bakabana mu nzu imwe. Igihe uyu musore yaragiye kujya mu mahanga ya kure, yahamagaye uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati, inshuti yanje, ubu ndagira ngo nkubwire yuko nshaka kujya mu mahanga, ariko uzihangane, uzantegereze, nzagaruka aho nzaba ndi hose, nubwo tuzaba tutari kumwe mu buryo bw'umubiri, ariko ntabwo nzigera nibagirwa yuko uri inshuti yanjye. Nzahora nkuzirikana igihe cyose, kandi nzagaruka, kandi ningaruka tuzabana. Iyi nshuti isezera k'uyu mukobwa iragenda. Imaze kugenda, nuko uyu mwana w'umukobwa arasigara. Igihe kiba kirekire uyu musore akiri mu mahanga. Igihe uyu mukobwa yabanaga n'abandi, bagerageza kumubwira ati, ariko inshuti yawe ko yatinze izagaruka ryari? Uyu mwana w'umukobwa ati, nzi yuko azagaruka naho yatinda. Izi nshuti z'uyu mukobwa ziramubwira ziti, rero kuko bigaragara yuko amaze igihe kirekire kandi ukaba utazi ibye, birashoboka ko iyo yagiye mu mahanga ashobora kuzabonayo indi nshuti, ashobora kuzabonayo undi mukunzi, kandi naramuka abonye undi mukunzi, weho azaba
atagikukunda, azaba atakikwitayeho, amasezerano mwagiranye ntabwo azubahirizwa, ahubwo wazabana nawe n'uwo nguwo azaba yarabonye mu mahanga. Ndagira ngo utekereze neza muvandimwe, mbese aje yakumenya. Uyu mwana w'umukobwa agirwa inama yo kuvuga yuko akwiye guhindura isura, akwiye nawe kwiyitaho, kugira ngo uyu musore wari mu mahanga naramukaje, ubwo azaba hari undi yabonye ufite uburanga cyangwa se ufite isura itandukanye n'iyo yari azi kuri uyu yahaye isezerano, nasanga nawe yarahinduye isura, nasanga nawe hari ukundi kuntu abayeho mu buryo yamusize, azabashe kongera kumwishimira, bazabashe kubana, kuko nta yindi nzira yagombaga gushoboka atari iyo kuba yahindura uko yamusize ari. Mwana w'umukobwa iyi nama arayumva, arangije aragenda, inzara arahindura, imisatsi arahindura, isura arahindura, yewe n'imyambarire arahindura abavandimwe, ingendo arahindura, imibereho yo kurya arahindura. Nkunda kubona muri iyi minsi hari abadamu bamwe, yewe n'abagabo nsigaye mbabona, abasore nuko, inkumi nuko, bari bafite isura yabo yari isanzwe izwi na benshi, ariko wajya kubona ukabona isura yarahindutse. Yarahinduwe nuko hari uburyo yisize, hari uburyo asigaye yambara, hari uburyo asigaye agenda, hari uburyo asigaye avuga, ku buryo uwari umuzi amaze igihe kirekire atakimubona ashobora kumureba muvandimwe akamwitiranya n'uwo yari azi, ukabona uko yari amuzi byahindutse. Igihe uyu musore yavaga mu mahanga agarutse iwabo, birumvikana uwo yari ashyize ku mwanya w'imbere n'uwo yahaye amasezerano. Igihe uyu mwana w'umukobwa yamenyeshwaga yuko uyu mukunzi we agiye kugaruka, birumvikana yarazi itariki azaziraho, yarazi isaha azagerera ku kibuga cy'indege, yagiye kumusanganira. Igihe indege yamaraga kugwa ku kibuga, uyu musore yavuye mu ndege, uyu mwana w'umukobwa yari yashatse inshuti ze za zindi babanaga, harimo n'abandi kumuherekeza, birumvikana n'ababyeyi, kuko yari agiye kwakira inshuti ikomeye cyane kandi bazabana. Inshuti yamuhaye isezerano, kandi isezerano ryiza abavandimwe ryo kubana nawe. Igihe uyu musore yavaga mu ndege, yitegereje neza ngo arebe yuko mu baje kumusanganira harimo n'inshuti ye, kuko ayo makuru yari ayafite. Igihe yitegerezaga araranganya amaso muri benshi bari aho ngaho, ariko ikibabaje bavandimwe aburamo inshuti ye. Mbese utekereza ko iyi nshuti yari yagiye hehe? Uyu mwana w'umukobwa nawe yari ari aha ngaha, ariko kuko hari ubundi buryo yabayeho, hari indi myitwarire yari arimo, hari uburyo yari yarahinduye isura, uyu musore aramuyoberwa. Nuko uyu mwana w'umukobwa abonye umusore yamuyobewe, ari kuranganya amaso, aramusanga aja kumuhobera, undi ati oya ndi gushaka inshuti yanjye, niyo nkwiye guhobera bwa mbere. Uyu mwana w'umukobwa ati ni njyewe kanaka, aramubwira. Uyu musore ati oya ntabwo ari wowe, kuko inshuti yanjye ndayizi. Mbega ikibazo gikomeye cyane. Umwana w'umukobwa agerageza kwisobanura, ariko ntibyagomba gushoboka. Uyu musore nawe agerageza kuraranganya amaso, abura inshuti yahaye isezerano. Icyakurikiyeho uyu musore ni uko inshuti ye yayibuze, ariko mu bari aho ngaho bari baherekeje uyu mwana w'umukobwa nabo yari azi, arangije yitegerezamo umwe muri bo, aravuga ati ibyo ari byo byose, nubwo inshuti yanjye nahaye isezerano nyibuze,
muri aba ngaba hari uwo nzi kandi nagiye nzi nkurikije isura namusiganye, hari uwo ndi kubona nkamumenya. Arangije afata umwe muri abo bakobwa we yabonaga yuko imico yamusiganye anari yayindi, isura anari yayindi, imyambarire anari yayindi. Arangije aba ari wahobera amubwira ngo ni wowe mpaye isezerano, ni wowe ubaye inshuti yanjye, niwe tuzabana. Kari agahinda muvandimwe kuri uyu mwana w'umukobwa wari warahawe isezerano. Ndagira ngo ubitekereze neza, mbese aje yakumenya. Yesu mwiza rero igihe yatangaga isezerano kandi arihereza inshuti ze za hano mu isi, ndavuga abigishwa be n'abandi bazizezwa n'abigishwa iri jambo nk'uko turisomye, Yesu yababwiye amagambo meza cyane muri iki gice cya 14, aho kuri uyu murongo wa 2 ndetse n'uwa 3 yababwiye ati ndagiye. Yesu agaragaza uburyo yari agiye gusubira kwa se. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abatari mbababwiye ko ngiye kubategurira ahanyu. Murongo wa 3, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi ahonja inzira murayizi. Mbega isezerano ryiza, isezerano ryo kugenda kwa Yesu, isezerano ryo kugaruka k'uyu mukunzi wacu. Igihe yari kumwe n'abigishwa be, Yesu yagaragaje yuko nubwo agiye ariko yuko azagaruka. Ikibazo ni iki bavandimwe, mbese aje yakumenya? Mwanditsi witwa Ellen White mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, muri iki cigwa cya 87 ku rupapuro rwa 565, igihe cyari kigeze ubwo Kristo yagombaga gusubira ku ntebe y'ubwami ya se nk'umuneshi wavuye mu ijuru. Yaragiye gutahana mu bikari byo mu ijuru iminyago yo kunesha. Mbere y'urupfu rwe yabwiye se ati narangije umurimo wampaye gukora. Amaze kuzuka yatinze igihe gito ku isi kugira ngo abigishwa be babashe kumenyerana nawe. Yambaye umubiri wazutse kandi wahawe ubwiza, ariko ubu bwo yaragiye kugenda. Yari amaze kwiyerekana ko ari umukiza muzima. Abigishwa be ntibari bakimubarira mu bapfuye, bamubonaga nk'uwahawe icyubahiro imbere y'isanzure ryo mu ijuru hose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Agiye rero kuzamurwa mu ijuru, Yesu yari kumwe n'abigishwa 11 berekeza ku musozi. Igihe banyuraga mu irembo ry'i Yerusalemu, abantu benshi barangariye iryo tsinda rito riyobowe n'uwo mu byumweru bike byari bishize abatware bari baraciriye urubanza bakamubamba. Abigishwa ntibari bazi ko ubwo bwari ubwa nyuma barimo baganira n'umwami wabo. Yesu yatindanye nabo, abaganiriza, abasubiriramo ibyo yari yarababwiye mbere. Uko begerezaga Getsemani, yaracecetse kugira ngo babashe kwibuka amasomo yabigishije muri rya joro ry'umubabaro ukomeye. Mbega amagambo meza, mbega ibyiringiro, mbega isezerano ry'umwami wacu. Mwene data udutegeye amatwi uyu mwanya kandi wumva ikiganiro Imana yemeye ko gicishwa mu kanwa k'umugaragu wayo, iri sezerano ryatanzwe, ndagira ngo utekereze neza uyu munsi wa none. Bibaye ngombwa yuko uwaguhaye isezerano agaruka, niba yakumenya. Gitabo cyitwa Ibihamya
ni mu gice cyangwa se mu gihamya cya kabiri, ni ku rupapuro rw'128. hari amagambo agaragaza inzira ebyiri, aho benshi muri iyi minsi batabasha kunyura mu nzira babona yuko yabasha gutuma bazabasha kubana n'inshuti yabahaye amasezerano, ariko hakaboneka n'abandi cyangwa se n'irindi tsinda naryo ryihanganira gutinda kwatanze isezerano, ryihanganira amagorwa, ryihanganira imibabaro, ryihanganira ibihe riba ririmo, rigakomeza kwihanganira inzira zigoranye kugira ngo zabashe guhabwa isezerano ryahawe n'umukunzi wabo. Igihe uyu mwanditsi yandikaga yabonye abari bari mu nzira imwe. Iyi nzira yari inzira ndende kandi yari inzira ngari, kandi iyi nzira yari ifitwe n'abantu bamwe bavugaga yuko nabo bategereje uwabahaye isezerano, nk'uko uyu mwana w'umukobwa, uyu mwari yihindanije bikarangira umukunzi we atabashije kumumenya. hari amagambo ari kutubwira ngo nabonye abantu benshi bagendaga muri iyi nzira ngari bari bafite aya magambo yanditsweho kuri yo ngo napfuye ko by'isi, iherezo rya byose riregereje. nabo bavandimwe bari bategereje, ariko nyamara bari mu nzira ngari. iyi nzira barayigendanyemo no kwihindanya, no guhindura amasura yabo, no kurya uko bashatse, no kunywa uko babonye, no kwambara uko babonye, ariko nabo bavuga yuko bategereje. kandi ku magambo yavaga muri bo yavugaga yuko iherezo rya byose ryegereje, ndetse namwe mwitegure. basaga n'abandi batagira umumaro bari babazengurutse, uretse igicucu cy'umubabaro nabonye mu maso habo. ibiganiro byabo byari bimeze nk'iby'abatagira icyo bitaho kandi bidamarariye. abantu badatekereza bari babazengurutse, ariko rimwe na rimwe bashoboraga gutunga intoki ku nyuguti zari zanditswe ku mpera yabo, zari zanditswe ku myenda yabo, banyuzwe bazereka abandi, babahagurukira nabo kugira ngo bagaragaze yuko ibyo bavuga bitandukanye n'imibereho yabo. izo nyuguti zari zifite ubusobanuro, zari zanditswe ku myenda yabo. bari mu nzira ngari, ariko bakavuga ko bari mu mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. kandi ababikikije bashoboraga kuvuga bati nta tandukaniro riri hagati yacu, tumeze kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe, kandi tugakora kimwe. murumva abavandimwe? nabonye ko benshi bavuga ko bizera ukuri ko muri iyi minsi y'imperuka batekereza ko ari ikintu kidasanzwe kuba abana ba Isirayeli barivovose igihe bari mu rugendo, kandi bagatekereza ko nyuma y'imirimo itangaje Imana yabakoreye, bitangaje kubona uburyo babaye intashima batyo, ku buryo bibagiwe iby'Imana yabakoreye. bavandimwe, mbega ngo bibagirwe isezerano, mbega ngo bibagirwe iby'Imana yabakoreye ubu bwoko bw'Abisirayeli. ariko abantu benshi bavuga yuko ubu bwoko butibutse, nyamara iyo baba ngo ubu bwoko bari gukora ibirenze ibi uyu munsi wa none, se wowe iby'Imana yagukoreye bingana bite? mbese urukundo rw'Imana urazirikana? mbese ibyo ubamo bihesha Imana icyubahiro? marayika yaravuze ati mwakoze ibi bikabije kubarusha. nabonye ko Imana yahaye abagaragu bayo ukuri kugaragara cyane kandi kumvikana cyane, ku buryo kudashobora gutsindwa.
aho baja hose baba bafite intsinzi zidashidikanywaho. Abanzi babo ntibashobora kugamburuza ukuri kwemeza imitima. Umucyo watanzwe mu buryo bugaragara cyane ku buryo abagaragu b'Imana bashobora guhagarara aho ariho hose maze bakareka ukuri kumvikana kandi kuzuzanya kugatsinda. Uyu mugisha ukomeye ntiwigeze uhabwa agaciro. Ndagira ngo wumve neza muvandimwe, Imana yagukoreye no kuba yaguhaye amahirwe yo kuramuka muri uyu munsi, mbese wabihaye agaciro? Cyangwa wumvise yuko kuramuka ari nk'ibindi bisanzwe byose? Oya muvandimwe, ntabwo ari bisanzwe, kuko hari benshi muri uyu munsi batariho kandi bari bakurusha ubushobozi, bari bakurusha kumenyekana, bari bakurusha igihagararo, bakurusha ubutunzi, bari bafite n'imigambi nk'iyo nawe ufite, ariko ntabwo uyu munsi wa none bariho barahacecekerwa. None se umugisha wo kuba uriho uri kuwuzirikana? Benshi rero babibona nk'ibisanzwe, aho uyu mugisha bataha agaciro. Uyu mugisha ukomeye ntiwigeze uhabwa agaciro cyangwa ngo abantu bawubone. Iyo hari ikigeragezo kije, bamwe batangira gusubiza amaso inyuma maze bagatekereza ko bafite igihe kibakomereye. Bamwe akaba ari batangira gutekereza ku Mana, kuko bahuye n'impanuka, kuko barwaje, kuko hari igihombo bahuye nacyo, bagatangira kuvuga yuko ari bwo Imana ibaho, yuko ari bwo Imana yabahaye umugisha, kandi mu buzima busanzwe ibintu babifataga nk'ibisanzwe. Iri tsinda rya kabiri ritandukanye n'iri tsinda. Abagendaga muri iyi nzira ifunganye, abo bari kuganira ku byishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwayo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Inshuro nyinshi mu maso habo habaga hababaye, nyamara kenshi hakamurika ibyishimo byera. Ntibambaraga nk'itsinda rigenda mu nzira ngari. Nta nubwo bavugaga nkaryo cyangwa ngo bakore nkaryo. Bahawe icyitegererezo bakurikiza umunyamibabaro wamenyereye intimba. Niwe wabafunguriye iyo nzira, kandi nawe ubwo yanyuzemo uwo ni Yesu umwami wacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbega amagambo meza! Abamukurikiye bose babonaho babonyeho ibirenge bye byakandagiye, maze bakumva bahumurijwe kandi batewe ubutwari. Mbega amagambo meza! Iyi nzira yitambutsemo amahoro, bityo nabo bashoboraga kuyinyuramo batyo, kandi baramutse bageze ikirenge mu cye. Muvandimwe wanjye uteze amatwi muri uyu mwanya, ndagira ngo utekereze neza. Mbese aje yakumenya? Aje yasanga uko yagusize ariko umeze? Igihe nasomaga ibijyanye n'iki gitekerezo cyarantangaje cyane. Iki gitekerezo nicyo cyatumye ntekereza ku bijyanye n'uburyo bamwe banamba abandi bakadohoka, n'uburyo bamwe bagerageza kwihanganira imiruho n'imibabaro abandi bakadohoka, nyamara igihe cyari kiri bugufiya. Isezerano ry'umwami wacu rivuga ngo ndagiye ariko nzagaruka. Mwami Imana ntitinza isezerano. Iri somo turaza kurisoma tunarisorezaho, ariko ndagira ngo wumve iki gitekerezo. Mugabo umwe wari utunze inyamaswa yitwa imbwa mu rugo iwe babana, ayigaburira. Iyi nyamaswa imenyera uyu mugabo sebuja kandi ayibera inshuti. Nubwo yari sebuja, iba inshuti ye cyane, iramukunda kuko uyu mugabo nawe yayikundaga. Igihe kimwe uyu mugabo ahura
n'ingorane z'uburwayi nk'uko n'abandi bahura nazo. Uyu mugabo ararwara, igihe yabaga aryamye ku gitanda bamuryamishije, iyi mbwa yazaga kuryama iruhande rwe, igakora ibimenyetso byo kumushimisha, imuganiriza mu buryo bwayo, itavuga ariko itanga amasinye cyangwa se igaragaza ibimenyetso by'uko iri kumwe nawe kandi yuko imurwaje muvandimwe. Igihe kiragera uyu mugabo avamo umwuka, iyi mbwa ibona yuko uyu mugabo atagihumeka, kandi muri urugo abatabara baraza ari benshi. Igihe umurambo bawushyiraga aho bakwiye kuwushyira, ndavuga mu isanduku, iyi mbwa yari muri uru rugo ireba uburyo hari imbaga y'abantu benshi yaje muri uru rugo, kandi iyi mbwa ntabwo yari yishimye kuko yabonaga uwari sebuja atakiriho. Ibi nabyo yarabibonaga kuko ntabwo yari ikimubona, kandi yari izi ko yari amaze igihe atava ahari. Igihe rero uyu murambo bawerekezaga ku gituro aho bari bagiye kuwushingura, iyi mbwa igihe abantu berekezaga kuri iki gituro nayo yarabakurikiye. Igihe yabakurikiraga rero, iyi mbwa yabaye aho bari bari gushingura, ndetse umuhango wo gushingura urarangira. Ariko igihe uyu muhango warangiraga, iyi mbwa babonye idashaka kuva kuri iki gituro. Abantu barataha, bene urugo bari basigaye bagerageza guhamagara iyi mbwa iranga, yewe bagerageza no gukoresha ingufu ngo ihave, iyi mbwa ntiyabyemera. Ariko babonye nta kundi babigenza, barayihora bati ibyo ari byose iraza kuhikura. Ndagira ngo nkubwire yuko umuvandimwe, iyi mbwa itigeze ihava, yarahabaye ndetse hamara igihe kitari gitoya itajya gushaka ibyo kurya, imvura yihanyagirira, izuba rihiyicira, iryamye kuri iki gituro aho yabonye bashize sebuja wari inshuti yayo, kugeza ubwo iyi mbwa nayo basanze yaguye kuri iki gituro. Ndagira ngo utekereze neza ibijyanye n'iyi mbwa yanambye kuri shebuja wari utakiriho, kandi nta byiringiro yari ifite by'uko sebuja aho bamushize agomba kuhaba, akaba yaza akongera akabana nayo. Ariko iyi mbwa ikomeza kunamba kugeza ubwo nayo yahaguye. Mbese wowe wahawe isezerano ukaba urizi rivuga ngo ndagiye ariko nzagaruka, mbese utekereza ko uwatanze isezerano kandi isezerano ridakuka mbese atari uwo kwizerwa? Iyi mbwa niba yaragiriye sebuja icyizere kandi uyu sebuja atabasha kongera kugaruka, ukwiye kugira icyizere kingana gite? Igihe Yesu rero yazamukaga ajyanwe mu ijuru, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Bibiliya hari isezerano ryahawe abari bari kumwe nawe, ndavuga abigishwa ba Yesu. Abigishwa ba Yesu ubwo bari batumbiriye babona Yesu abakuwemo, amaso yabo akomeza kuraranganya kugira ngo arebe koko umwami wabo ahagiye. Igihe Yesu igicu cyamaraga kumubakingiriza, habonetse abamarayika bishushanyije mu buryo bwo kugaragaza imvugo ya kimuntu, kugira ngo abantu babashe kumva neza iyi mvugo
kuko ntibavuze nk'abamarayika ahubwo bavuze nk'abantu, kugira ngo babashe kumvikanisha imvugo yabo. Mbese bumvikanishije imvugo yabo mu buhe buryo? Imvugo bumvikanishije ni uko igihe aba bagabo bari bahagaze batumbiriye ku murongo wa 10 mu gice cya mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bakiraramye batumbiriye mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ava mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Mbega isezerano ryiza! Abagabo rero cyangwa se iri tsinda ry'abigishwa rimaze kubwirwa amagambo nk'aya ngaya y'ihumure, mbega umunezero wo kongera kugira ibyiringiro by'uko sebuja wabahaye isezerano y'uko azagaruka, y'uko bongeye guhamya igihamya cy'uko azagaruka akabajyana ngo aho ari nabo bazabiyo. Mwene data, Imana yacu ntitinda isezerano. Yesu watanze isezerano ntaritinza, ahubwo atwihanganira, adashaka yuko twazabura ibyasezeranijwe ari njyewe nawe. Reka ngusabire kugira ngo uyu munsi wumva iri jambo, ntazi uwuriwe, ntazi icyo ukora, ntazi uruhande uherereyemo, iri sezerano umwami wacu yatanze ryongereye ibiryawe. Uvugurura amasezerano, imyitwarire yawe uyihindura uyu munsi, wongere ugire imico ikwiye abazasanganira iyi nshuti, uyu mukunzi watanze isezerano, kugira ngo naza azakumenye ntazakuyoberwe, kandi nawe uzabashe guhoberana nawe uhabwe ibyasezeranijwe. Nibyo nkwifuriza kandi nanjye nifuriza mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Urakoze Data kubw'aya magambo meza y'ubugingo, uduhe kongera kwibuka amasezerano watanze, kuko uri Imana itabesha. Uduhe ku mpano ya Mwuka Wera ngo tuvugure imibereho yacu, tubashe kugenda nk'uko ushaka, ngo abatubona batubonemo kugirana nawe isano, kandi bidutere no kugira ibyiringiro muri twebwe byo kuzabana nawe ubwo uzaba ugarutse. Abana bumvishe iri jambo, Mwuka mumurikira intekerezo zabo, kandi yongera batere kuvugurura amasezerano bafitanye nawe, kugira ngo nuhishurwa ku bicu uzabaho ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.